izaduha amakamba tatse wigeze, izaduha amagura amarira twarize, tuyikorere izaduhemba. Imana y'amahoro rero umugisha iyi korari mu bayitangiye nanjye ndimo. Imana yagiye ibana natwe tuvugaho amasezerano, ngira ngo bari gusohora. Imana ikajya ivuga ngo izabana n'iyi korari, ikavuga ngo nzabageza kure, nzabamamaza. Yajyaga ibivuga yego, ikavuga ngo nzabashyigikira, haleluya, nzabahuza n'abakomeye, ngaba nzabicaza aho muticaye. ahangaha Ibi bintu ndabishimira yera y'amaboko magari nk'ay'imbogo. amen. Yarabikoze. Ariko mwayikomera amashyi. Jewe icya mbere nabakundiye, Yego. twigeze twajyana ahantu mwivuga butumwa mu Mutara, ahitwa ndumva ni za Rukomo. Mwajyanye mu Mutara? Kera ndi umusore, urumva amaze imyaka 12 ndongoye, kandi icyo gihe twajyanye ndi umusore, turagenda dukora umurimo w'Imana. Nayo ni korari imba ku mutima cyane. Ni ukuvuga niyo watangije umurimo watangiranye. bakunzi ba Elayono MCTV turabasuje cyane. Amahoro Imana itanga nabane namwe. Rero turabasuje cyane abari muri iki gihugu cy'u Rwanda, abari hanze yacyo, mwese turabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro Imana itanga nabane namwe. Rero hano turi kumwe na korari imaze gukora igiterane, ariko ni ikitorera hari si ikitorera Ni ikitorera. Ya rero turabasuje cyane. Nawe president ndumva wasuhuza abantu badukurikiye. Yesu ashimwe. Amen. Ndabashubije mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Itorero rya Elayono twamaze gukora igiterane uyu mugoroba, twivuje kuganira namwe. Imana ibahe umugisha. Harya ubundi iryo torero nk'umuntu ubyumvishe bwa mbere ashobora kubatirira ahaganaye? Riri mu Kanserege, uvuye ahantu hahoze akarere ka Gasabo, ugakomeza umuhanda w'amabuye uri munsi y'ikigo cya polisi, ugakomeza ukagera ahantu hari icyapa cya Elayono ku muhanda kirahari, haruguru ya shapeli y'Abagatulika. Ku bindi bisobanuro bahamagara kuri nimero iri aho hagana hasi babarangira neza. Rero turagira ngo tugirane ikiganiro gitoya. Hano no muri iki kiganiro nzanyuzaho agace gatoya k'indirimbo, ariko nubundi uzayishaka wese nubundi iriho. Ariko muri iki kiganiro nagira ngo nyine mbabwire iyi ndirimbo nyine mwabitekereje muti. Murakoze. Itorero ryacu rya Elayono hari nk'indirimbo numvishe ya nyuma nabonye muririmba abantu bose barahaguruka. Harya yitwa ngo yitwa nubwo mutubona. Nubwo mutubona. Ariko se mwakaririmbyeho gatoya, nubundi nta bintu byinshi, mukaririmbeho gato, turi hafi gusoza ntacyo nta kibazo. Nubwo mutubona tubibaturira, sarura nirigera tuzasarura twishimye, yemwe tutunda imiba tuyijyana ku mwami, atwomora inguma z'imvune twagize, atwomora inguma z'imvune twagize, ati mwicare mugwe neza bana banjye.
iyo ndirimbo ko imeze neza ra ya Imana ibaho umugisha cyane ati nimwicare mugwe neza bana banjye harya ngo nitugera he nitugera nubwo mutubona nubwo mutubona aha yego tubiba turira isarura nirigera tuzasarura twishimye ko biryoshye cyane ya rero aya masaha nagira ngo nanone nganire n'umwe mu bapapa ndi kubona hano hafi nyakubahwa muri aho muraho neza amakuru ni meza mumeze neza turashimira Imana ya rero iyi korari uyiririmbamo ntabwo nyiririmbamo umuterankunga nanjye ayo makuru nari nyafite rero kugira ngo nyine hano haba amakorari menshi cyane muri uyu mujyi tugira amakorari menshi cyane kuki wahisemo nyine iyi korari ukavuga ati ngende umuterankunga wayo mbona ari Imana yabishatse kuko iyi si yo korari namenye bwa mbere nari isanzwe nzi izindi kuko mba muri ligue umuryango w'abasoma Bibiliya mu Rwanda ubwo rero nkunze kujya heshi ariko iyi niyo numvise mpaswe ubwo rero ni ukuvuga ngo ntabwo navuga ko ari bo ahubwo ni Imana yashatse kugira ngo ibagezeho icyo yashaka kubagezaho rero murifuza kugira ku nyine nk'umuntu w'umuterankunga hari n'undi ushobora kuyibona hano akavuga ati ariko nanjye ndashaka gushyigikira uyu mupapa iyi korari tukayigeza kure ni igiki mushaka kugeraho ahubwo ubajije neza kuko iyo tugeze ku itangazamakuru ntabwo tuba tuzi umubare uzareba icyo kiganiro twifuza rero ko ahubwo abantu bose bazakireba bazahita bagira ishyaka nk'iryo nagize noneho baza tugafatanya tukabatera inkunga nta kibazo indirimbo zikava ku rwego ziriho zikanagera ku isi yose kandi wenda ntiwanatubwiye n'amazina urahita uyatubwira narindi kuvuga nti korari buriya wahisemo ndakuzi nyine nk'umuvugabutumwa korari wahisemo uvuga ati iyi korari ngomba gushyigikira ugendera kuki ubundi ngewe intego ngira no ku busanzwe ahubwo iyo mbonye abantu bari hasi abo nibo mbashaka gukorana nabo bishatse kuvuga ngo ntabwo wabona umuntu ari umugabo akuze ngo ujye kumurera umuha amata umuhe umugati ahubwo ureba wa mwana muto aba rero ndumva kubashyigikira ni byiza kuko hari n'abahanzi bari hasi nabo twagiye dufasha kandi tubona bigize umusaruro aba nabo rero twararebye tubona bafite impano ahubwo bagiye babura abajyanama cyangwa se ababafata mu mugongo niyo mpamvu rero tuvuze ngo abo bantu bari hirya abazumviye indirimbo bakanezezwa nayo bazaze dufatanye dukorera Imana ni ugukorera Imana ntabwo ari bo dukorera ese witwa ngo iki murakoze cyane amazina nitwa Mugoboka Jean Claude Mugoboka rero nagira ngo turi no kuvaho navuze ko turi bwihute cyane nagira ngo utange mbese niwe perezida w'abaterankunga wavuze kuri umuterankunga ariko ngiye mugize perezida w'abaterankunga nakora ishobora kuba yarakugize perezida w'abaterankunga niba wenda hari abiyegeranyije ariko nanjye indirimbo zabo nazikunze ku rwego nanjye urumva kuba umuterankunga ni ibintu byoroshye cyane wavuga nka nimero yawe noneho nk'abantu bashaka kwitera inkunga bakavuga bati nyakubahwa murakoze cyane nimero yanjye ni 0788 50 32 hanyuma bakaza tukatera korari inkunga turi ku musozo wenda w'iki kiganiro nagira ngo nkubaze nk'ibintu bitatu wakundiye iyi korari ibintu bitatu wavuze ati iyi korari ngiye kuyitera inkunga nabo babyumve yarabibabwira turabizi hanyuma rero kewe icya mbere nabakundiye twigeze twajyana ahantu mu ivugabutumwa mu Mutara ahitwa ndumva ni za Rukomo mwajyanye mu Mutara kera ndi umusore urumva amaze imyaka 12 ndongoye kandi icyo gihe twajyanye ndi umusore turagenda dukora umurimo w'Imana urumva bifite hanyuma baririmbayo icyo gihe twagiye twari abakozi b'Imana nka 4 nibuka no kubavuga ntacyo bitwaye kuko nta byaha barimo cyane rwose yarige Theo bose babireba n'umupasitori bita Rukundo
ucitse akaguru yego n'undi bita Rudasingwa Sylvain aha dukora igiterane turi kumwe n'iyi korali niho natangiye kuyibonera uko iririmba mbona rero umuntu yari mu byiza nta mpamvu yo kutamushyigikira aha nza nyizi nanayibonye ahambere wayikundiye ni rukomo hanyuma icya kabiri nayikundiye byavuye ku Mana byose navuga ngo wenda ni ibikorwa nabonye bakora oya urumva kubona umuntu rimwe ariko urukundo rukanga kugushiramo nkeka yuko baba batari bo cyane ubwo rero icyo kimwe mvuze cya nyuma kirimo bibiri nukuba ibyo bintu by'Imana nyine cyase kubera Imana harimo ibintu nabyinshi cyane kuko uretse yenda guhurira mu materaniro yo mu mibyizi ariko ubundi nta masengesho yihariye ya korali turasengana yenda ngo mbone banampanurire cyangwa banyigishe mfashwe oya ariko urukundo natangiye kubona icyo gihe wanze kurushiramo aha uvuze ati bose babireba ndibuka ari igihe twari turi muri giterane simwe bwarya yemerera indirimbo ahubwo urumva ko ni Imana rero iri kubashyigikira ari Imana iri kubashyigikira urumva umuntu wese ari kuza yabareba akita bati tubemereye indirimbo mbabwiza ukuri n'abantu bakurikiye kino kiganiro ahantu uzagikurikira ahantu uri hose burya hari ibintu bibaho hari umuntu wigeze kumbwira arambwira ngo ngewe Imana yambwiye ko ngo umuntu tuzaba inshuti ngo azajya abona umugisha rero ni korali mba mbona ifite igikundiro ku buryo iyo uyikunze ushobora guhabwa umugisha cyane rwose ahubwo nyibyumva nanjye mise mbakunda cyane cyane n'abantu badukurikiye ndabizi ko bazabakunda cyane kandi ndabizi ko bazabahamagara bakanagaragaza urukundo kubera ko abantu bafite gukunda umurimo w'Imana muri iki kiganiro bazakurikira iriya ndirimbo ya kabiri yonyine izatuma babakunda yitwa ngo iki yitwa nubwo mutubona ya indi nyine mwaturirimbiye urumva nanjye narababonye ruhita ruhuriramo yego rero Imana igumugisha nyakubahwa muyobozi w'abaterankunga ubwo ngizewe birabaye cyane rwose reka dusubire kuri perezida rero nagira ngo turi gusoza mbabaze indirimbo ubundi mufite zikoze muri studio ni zingahe ubu twabaye dushyirijeho ebyiri ariko gahunda yacu dufite no gukomeza cyane urumva ko muri kugenda mubona n'abaterankunga cyane rwose kuzajya mushyira projet mukavuga muti twebwe dufite projet yo gukora izi ndirimbo mbese muteganya kuzikora amashusho ryari ya nyayo nubwo abantu bari kubabona muziririmba kuri stage mu rusengero ariko amashusho ya nyayo bazayabona ryari turi guteganya Imana ikomeje kudutera inkunga ko mu kwezi kwa 4 twasohora amashusho ariko murabyina koko turabyina cyane ubundi ibintu byo kubyina murabyina cyane yego ni ukuri rwose Imana ibaho umugisha cyane kandi mushimisha n'abantu benshi cyane njya mbibona abantu barabakurikira cyane rero ni iki wabwira nyine abantu badukurikiye n'abantu bazabakunda ni iki wumva kiri ku mutima wawe wabwira abantu cyangwa se wanabasaba urababwira nurangiza ugira n'ikintu wabasaba nka presidenti wa korali murakoze Imana ibaho umugisha ngewe ikintu nabashishikariza ni ugukunda Imana ni ukugira intego kuko ikintu cya mbere nabonye iyo ufashe gahunda yo gukunda Imana kandi ibyawe ukabiha Imana ukabwira ngo Mana mfite intego yo gukora iki kintu kandi ntabwo ari ikibintu cyo gukora umurimo wawe nicyo kwamamaza umurimo wawe ni ukuri Imana igutera inkunga icyo nabwira abanyumva rero muri uyu mugoroba n'abashishikariza gukunda Imana kandi bakagira intego barangiza kuvuga ngo Mana ni wowe wenyine niwe ibyanjye kiza imbere Imana iriruruka ikabana nawe cya kintu ukagikora murakoze Imana ibaho umugisha rero nka dirigente iyi korali yanyu yitwa Itabaza iyi korali Itabaza mu itorero rya Erayono mumaze kugera kure muraririmba amateraniro yose ukabona arahagaze mwatangiye kubona abaterankunga na hano hari abantu bazabakunda ni iki wavuga nk'abandi bantu bashobora kubumva bakavuga bati twebwe ibintu dukurikiza nibi noneho nka dirigente ureba imiririmbire biturukaye murakoze icya mbere nuko dusenga byose tubishozwamo byose na Kristo widuha imbaraga turasenga tugahuriza umugozi umwe
hanyuma ibintu bikagenda neza. ni ugusenga no gushyira hamwe. Yego. Ubundi ibintu kwa kundi nyine abaterankunga bakaza, ndabazi hari n'uwo nzi ngewe wabemereye video, ahubwo ndaza mushaka kuba mutanamwibuka. Uramwibuka wowe? Ndamuzi. Bituruka he? N'amasengesho. Ni ugusenga n'amasengesho. Yego. Ni igiki nyine wabwira abantu nyine badukurikiye cyangwa se bakunze korali yanyu, ni igiki wababwira? Ikintu nababwira abantu badukurikiye bakunda na korali yacu, yego, ndabashimiye, ndabashimiye rwose kandi bashimira. Yego. Imana ibahe umugisha kandi ibahezagire. Ya mushumba nabashuhuje. Yesu ashimwe cyane. Ahimbazwe. Ku bantu batabazi rero mwatwibwira. Mwakoze, nitwa Bishop Ubugingo Leonira, ndi umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Yego. Rero hano turi muri korali. Twaje muri korali, turangije igiterane, mpita mvuganire kanze nganiriza iyi korali, mbasaba ikiganiro, mbasanze ahantu mu ntama, mpita mbabwira nti mwamaye ikiganiro, baravuga bati nta kintu bitwaye. Iyi korali mwe muyibona gute nyine mu itorero Mushumbyi? Mbese niyo nkuru? Yego. Iyi korali ni imfura mu itorero Elayono. Niyo korali twatangiranye umurimo, yo na korali ibyiringiro by'abizera. Ni korali rero nkuru y'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Ni korali idasanzwe, ni korali idacika intege, ni korali yishakamo ibisubizo, ni korali navuga ngo y'icyitegererezo mu yandi makorali dufite hano muri uyu mudugudu. Ubwo rero ni korali nkunda, nkuko n'ubundi n'umubyeyi wese akunda umwana w'imfura, nayo ni korali imba ku mutima cyane. Ni ukuvuga niyo watangije umurimo watangiranye. Ni nk'uwo muhe mwaka niba atari banga? Mu by'ukuri batangiriye ari abantu basenga gutya bakaririmba gutya bataridekarara ngo ni korali muri za 2007, ariko noneho yabaye korali ifatika 2009, niho yabaye korali ifatika. Ubundi barazaga bagasenga ari nka groupe, ariko noneho 2009 niho yabaye korali ifatika. Mbese byahereye mu masengesho? Mu masengesho icyo gihe twagiraga icyumba cyo kuwa gatatu, niho byatangiriye. Ubwo bakaba ari nka groupe iri buririmbe indirimbo zo mu gitabo, nibyo nyine nuko bavutse. Rero ni igiki cyangwa se ubona ko ni korali ikunzwe, turimo no gusoza, ni igiki wababwira cyangwa se ni igiki wabwira iyi korali? Birashoboka ko hari ikintu utarababwira mu myaka mumaranye, ariko nanone ni n'igiki wabwira abantu badukurikiye turimo turasoza? Ikintu nabwira korali by'umwihariko ni ukubasaba gukomeza kuba imbere y'Imana, kuko burya iyo wasenze Imana, Imana iragushyigikira. Iyo wasenze Imana, Imana iguha amavuta mu muhamagaro urimo. Ubwo rero nicyo kintu nabashishikariza, ni ugukomeza gusenga no kwegera Imana cyane, niho ibihimbano byabo bizarushaho kugira amavuta adasanzwe. Abadukurikira rero nabo nabashishikariza, ndavuga nk'abakristo b'itorero, abandi bakristo se mu matorero atandukanye, nabashishikariza gukunda gusenga ndetse no gusengera bene se. Hari n'uzabakurikira ari umusilamu cyane kandi akanayikunda. Yego. Kuko namaze kubona ko hari abasilamu bakunda ibintu by'Imana bakanabishyigikira cyane rwose. Yego. Ubwo tubabwirire hamwe nyine. Icyo nabasaba ni ukubatera inkunga. Kandi bisaba amafaranga. Uyu murimo w'uburirimbyi utandukanye n'indi mirimo yose. Uyu murimo usaba ubwitange, uyu murimo usaba kuwukunda, uyu murimo usaba imbaraga, haba mu gutekereza, haba mu mafaranga, mbese kwigomwa
ni umurimo. Niyo mpamvu Imana yavuze ngo imirimo yose izarangira hakomeze umurimo w'uburirimbyi. Ni ukuvuga ngo umuririmbyi ubihagazemo neza numva azambikwa amakamba adasanzwe. Mushumba, turi gusoza, niba hari ikintu wabwira wenda abadukurikiye wakitubwira, noneho uhita udusengera Imana dusoza kino kiganiro cyacu. Imana ibamugisha. Icyo nabwira abadukurikiye ni uko indirimbo z'iyi korari zo babashije gusohora mu buryo bw'amajwi bazajya bazikurikira kuri YouTube channel ya Elayon. Ubushyiramo Elayon, ushyiramo MCTV, ugahita ubona indirimbo zabo barabashije gusohora. Ikindi rero ni ukubasabira umugisha, nta kindi. Ese Prezi, mise mbyibuka nk'ubu ngubu nyine murateganya gukora indirimbo nyinshi, sibyo ra? Niba ntabashimuje cyane, buriya simuzakungura nka channel yanyu ya korari indirimbo nyinshi, urumva muzakora indirimbo nyinshi, amavideo menshi, ariko ubu ngubu urumva biracyanyura kuri televiziyo y'itorero. Ariko niyo gahunda dufite, niyo gahunda Imana ikomeje kudushyigikira, niyo gahunda n'intego, niyo n'ukwendereye. Imana ibaho umugisha. Rero Mushumba, mwadusengera. Reka nanone twaha ijambo uyu Diane, ari mu batangiranye n'iyi korari. Yatangiranye n'iyi korari, ayibera na perezida. Ego. Agereho aba na dirijante. Mbese nawe umukozi w'Imana mu kanya yari ari kuvuga uburyo ki twagiye gukorera umurimo w'Imana Nyagatare. Tugenda uyu niwe wari dirijante wabo. Ubwo rero ego yabonye izindi nshingano, ariko nawe ntiyabura gushima Imana aho korari igeze. Natubwire rwose, atubwire n'inshingano asigaye arimo zamukuye ku dirijante. Murakoze. Banje gushimira Imana ku badukurikiye bose. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Ngira ngo icyambere urabyumva ko ijwi ryanjye ryamaze kuniga. Sinyishoboye za soprano cyangwa za tenoro, cyakora baze nayiririmba. Imana y'amahoro rero iha umugisha iyi korari, mu bayitangiye nanjye ndimo. Imana yagiye ibana natwe, tuvugaho amasezerano, ngira ngo bari gusohora. Imana ikajya ivuga ngo izabana n'iyi korari, ikavuga ngo nzabageza kure, nzabamamaza. Yajyaga ibivuga. Yego. Ikavuga ngo nzabashyigikira. Haleluya. Nzabahuza n'abakomeye. Ngaba. Nzabicaza aho muticaye. Ahangaha. Ibi bintu ndabishimiriye yera y'amaboko magari nk'ay'imbogo. Amen. Yarabikoze. Ariko mwayikomera amashyi. Imana yacu ntabwo igitetereza abayisunze cyangwa bakayikomezaho. Ndi umuhamya wo kuvuga ngo iby'Imana yavuganye n'iyi korari ndimo ndabibona ubu ngubu, kuko irimo iragenda izana abaterankunga. Benshi bafata amamikoro bakavuga ngo iyi korari tuyihaye kuzaronshinga cyane. Iyi korari nkumva umuntu wese ahagurutse avuga ngo iyi korari. Narangiza nkabwira perezida, ijya ushima Imana kuko iyera ivuga igasohoza. Muri iki gihe rero ntabwo ndi kuyiririmbamo. Icyakora iyo bahagurutse bagiye kuririmba ndafashwa, havuga ngo reka mbashyigikire mu izina rya Yesu. Icyaniza ijwi, ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Kristo. Urumva iyo wageze mu ivugabutumwa ijwi riragenda, ukaguma muri ayo mavuta. Ariko nubwo ndi mu murimo w'Imana w'ivugabutumwa, iyi korari mba ku mutima, numva ntajya kure yayo, kandi uko mbishobojwe nzaguma mbane nabo. Bajya bageraho bakanambwira ngo ngwino uririmbe, nkababwira ngo nimureke nkorere no mu ijambo, kandi Imana nabwo ikabana nanjye. Iyi korari rero icyo nayifuriza hamwe n'abayikurikiye, nifuza ko bagiriraho umugisha, kuko ufashije iyi korari wese njya mbona
hari iteka Imana imutera. mbese kuyifasha uhita Iyi ubona korari ubusambo. iriho amasezerano meza. Haleluya. Iyo uyiramburiye ukuboko Aha. benshi imaze kubona ineza Imana igenda ibashyiraho kubwo kubaramburira ukuboko. Abayikurikiye bose cyangwa abadukurikiye uzarambura ukuboko wese kuri korari Itabaza amavuta y'Imana azamugwizwaho cyane rwose. azaguka haba mu butunzi yaguke mu mirimo y'amaboko ye yaguka ukuntu kose kuko iyi korari iriho ineza y'Imana. Yego. Niyo mpamvu nanjye nicaye aha mvuga ngo Imana igume ibashyigikire bagurira imbago Imana iha umugisha. kandi Imana iha umugisha nawe kuko mbona udukunda cyane. cyane rwose. Iyi interview yawe ukoresheje Imana yiguhera umugisha Haleluya. kandi nawe kwamamaza. Imana ishimwe. Buri wese Imana imugirire neza ndabakunda. Umushumba ni karibu. reka dusenge Imana. Data wa twese wo mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye ko ari wowe watangije uyu murimo muri iyi korari kandi ni nawe uzawusohoza. Mana turagushimiye rero aho ugejeje ukora. Ibi ni imirimo y'amaboko yawe, nta mwana w'umuntu wabyishoboza, ariko nushimwe kuko wabanye n'aba baririmbyi, warabarinze kandi urabashoboza. Mana tukuzamuriye icyubahiro, warahabaye rero aka kamwanya nyaguhora ku ngoma Imana, wabakoresheje iby'ubutwari, wabashyigikiye, wabanye na buri wese, ndetse Uwiteka Imana ubanye natwe muri iki kiganiro, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Urakoze rero Data, ni ukuri dusenze dutyo dusaba uburinzi, dusaba kugirirwa neza nawe, dusaba kwagururirwa Mana imbago muri uyu murimo. Mana ugakomeza kwamamara kandi izina ryawe rigakomeza guhabwa icyubahiro. Abazumva izi ndirimbo Uwiteka Imana zikabakora ku mutima bagafashwa nazo, Uwiteka Imana nabo uzabaha umugisha. Abazumva bashaka kuba abaterankunga b'iyi korari, Uwiteka Imana nabo uzabaha umugisha. Nyaguhora ku ngoma Imana, cyubahiro cyawe gikomeze kibe hagati muri twe, byose mbisabye mbyinginga mu izina rya Yesu Kristo urakoze. Amen. Nimuhumuriza turengera, igira neza nimuhumuriza turengera, iratabara nimuhumuriza turengera, Mana yacu nimuhumuriza turengera, Yemba neza ni Mana yawe. yacu yemba neza niyambura, Yemba neza ni yawe. Yamani yemba neza niyambura, Yemba neza ni yawe. Haleluya yemba neza niyambura, Yemba neza ni yawe. Yamani yemba neza niyambura, Yemba neza ni yawe. Yamani yemba neza niyambura, Yemba neza ni yawe. Haleluya yemba neza niyambura, Yemba neza ni yawe. Tuyikoreza, tuyikoreza, izaduha amakamba atatse w'inyenyeri, izaduhanagura amarira twarize, tuyikoreza, 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 izaduha amakamba atatse w'inyenyeri, izaduhanagura amarira twarize, tuyikoreza, tuyikoreza, tuyikoreza,